Yego ni Dr. Reverend Pasteur Antoine Rutayisire tumaze kwakira mu kiganiro cyacu nyine nk'umutumirwa wacu kuri uyu munsi wo ku cyumweru ku nsanganyamatsiko nziza nabonye benshi bakomeje kumbwira ngo barayitegereje kugira ngo bumve byinshi cyane muza kubabwira mushumba. Yego ndabategereje nanjye. Yego turaza kuganira kuri byinshi bitandukanye harimo kwibaza ikibazo kigira kiti kuki gatanya mu miryango zikomeje kuba nyinshi cyane ndetse no mu bakijijwe bikaba byarahagezemo ari ibintu bidasanzwe kumva ko imiryango ikijijwe yatse gatanya ni ibintu benshi batumva neza ariko turaza kugira ngo turaza kureba mutubwire byinshi cyane kuri byo mu birambure nyine nk'abantu mufite inararibonye muri ibi ngibi turabivuga mu gihe imibare amadosiye agera ku 311 arakwa mu nkiko navugaga nti turavuga kuri ibi ngibi turaganira kuri ibi ngibi mu gihe hari imibare igera y'amadosiye agera ku 311 z'imiryango yaka gatanya ibi ni imibare yo kuva mu mwaka wa 2019-2020 yashyizwe ahagaragara ahubwo ngira ngo bafite ya cyara cyane kuko ni 2018. Yego naringiye yego 2019 nagira ngo byari bimaze kugera mu bihumbi 8 na kugira ngo imibare igenda yiyongera cyane niho naringiye kugera no kuvuga ngo rero iyi mibare iragenda yikuba cyane bijya hejuru cyane mu buryo navuga ngo bubabaje na bamwe batabasha no kwakira kubyumva wenda nkamwe mufite inshingano zo kwigisha imiryango imwe n'imwe itandukanye imibanire myiza iyo mubyumva mwumva ko ari imibare ijya hejuru mu buryo butumbagira cyane iragenda izamuka byo biragaragara ahubwo no muri kino gihe cyaguma mu rugo ngira ngo ho nuko wenda statistique bitazoroha cyane kuzishakisha. Yego ariko ikigaragara nuko imibare yo iteye ubwo biragenda izamuka kandi muri kino gihe witegereje usanga ndetse ubwo guma mu rugo twizeraga yuko izabigabanya ariko usanga yaragiye byongera kurutaho yarabyongereye ariko birumvikana kuko urumva n'ubundi iyo ufashe umugore wabanaga nabi n'umugabo hanyuma ukabashyira hamwe ubundi bajyaga bahura isaha imwe noneho bagahura amasaha 28 ngira ngo urumva nyine umuriro bita waka nabyo birumvikana. Hari bimwe bigaragara ko cyane kubera ko bahari bari kumwe nta wataye undi urumva iyo abantu biriranwa bakikubana nyine birushaho kwiyongera ariko mushumba hari abantu ejo twaganiriye kuri iyi nsanganyamatsiko hari ubuhamya baduhaye hari ibyo batubwiye ngira ngo mwanyemerera tukabanza tukabumva namwe mukumva ibyo babivugaho hanyuma tukaza kurambura ikiganiro nyuma y'amajwi y'ibyo batubwiye. Nta kibazo rwose. Murakoze cyane. Reka twumve rero ibyo bamwe mu baturage batandukanye batubwiye kuri iyi nsanganyamatsiko yacu mbibutse ko ni ikiganiro kigaruka ku mibare iri kugenda ijya hejuru ku majwi menshi tugenda twumva ya gatanya zakwa n'imiryango yewe no mu bakristo byarahageze no mu ngo zikijwe byarahageze. Reka twumve ibyo abaturage batubwira mbibutse ko turi kumwe na Dr. Reverend Pasteur Antoine Rutayisire mu kiganiro cyacu. Reka twumve ibyo abaturage batubwiye. Nuko hari igihe bashakana hari ibyo umwe yizeye ntabibone ku wundi ugasanga akenshi na kenshi mu rubyiruko bakundana bafite icyo barebanyeho ubwo no kuvuga ngo akenshi na kenshi ibyo umwe yizeye ku wundi yatabibonye nibwo batangira gushwana no kutizerana ni no kutihanganirana no kutabwizanya ukuri ku byo bagiye kwikora byose. Hari n'abashakana baragiye mu mwuka Imana yaraberetse ko baberanye bikarangira barabeshya ubuhanuzi bikarangira hanyuma aho ngano nshingira mvuga ko gatanya izamo bitewe nuko ntabwo bashobora kubaka mu gihe badahuje kandi mu gihe umwe atihanganira undi. Anabira byo guhurira ngo ku matelefone ngo ku WhatsApp ngo ibyo byose nibyo nyirabayazana w'ibyo ubuhanuzi bubacanga kuwa gatatu ngo ku cyumweru no gushyingirwa ubuhanuzi bukabacanga bakababwira ngo Imana yanyeretse mwabanye bakajya kubana ngo ni Imana yabiberetse bikarangira basenye kandi kandi nta rukundo iyo myuka
iyo myuka bavuga niyo nyirabayazana bibaho cyane rwose kuko benshi barabikora bitewe na bamwe n'abadamu benshi bakoresha uburinganire nabi hari ababukoresha neza bikaba byiza hakaba n'abandi babyumva uko bitari bakabikoresha binyuranyije n'uko biri nuko bikwiye kugenda akumva ko yuko igihe yabyumvishe ko ntacyo umugabo yavuze cyangwa se undi mugabo nawe akumva ko umugore yamubwiye bitewe n'uko afite ijambo uburinganire mu mutwe aho kubikoresheje neza urubaka neza bikagenda neza kuri ngiye ku rwanjye bande simbyifuza sinabitekereza ko byanabaho kuko igihe cyose numva nta mpamvu yo gutandukana n'umuntu mwakundanye mushimanye umve umuntu wese asigaye asenya urugo bitarebeye kuvuga ngo ndasenga umve bitarebeye kuvuga ngo basi turi abageni n'abageni basigaye bakora divorce kandi genda asanga n'umugore aca umugabo inyuma cyangwa umugabo aca umugore inyuma hejuru y'imibereho banafite ugasanga nyine uriko rurasenyutse byaterwa n'imibereho nabwo bashoboye gucana inyuma bavuga ko yuko basi ati genda iwanyu nanjye ndaba ngiye iwacu ubuzima nibugaruka abitwa Bakirisitu ariko no kuvuga ngo akenshi na kenshi ari igihe banashwana ari intambara cyangwa se ari nk'ishuri ryabo ntawamenya ishuri ryabo gute ni ukuvuga ngo ibintu byose bimera ubuzima bwubatse nk'ishuri bubatse nk'ishuri iyo ndebye mu isi ngemana ari nk'irushanwa ubwo twege turase mbona ari uko umuntu yahinduka mu mutima we akakira Yesu akaba ari umuyobora nuko urabona ko mu rugo haba ibibazo byinshi haba harimo intambara nyinshi n'ibibazo byinshi kandi n'abantu baba bahuye bakuze uri kumva bafite imico itandukanye ni ukuvuga ngo hatabayeho kuba umuntu afite imana ntabwo washobora kwihanganira mugenzi wawe ariko iyo ufite imana ubasha kwihanganira mugenzi wawe yaba yanakosheje nyine ukaba ufite kumworohera kubera ya mana ariko uba ufite nawe ari nkayo ni impamo araguruka nawe waguruka mukabivamo mukabisenya njye niko mbibona hari ibintu bano babyeyi bari batubwiye bisaba nyine ko ikintu cyose mugiye gukora mubanza mukakiganiraho mukacyumvikana ntihagire umuntu wigenga nose wakigenga kandi nyine warashatse ubundi iyo washatse ugengwa na mugenzi wawe umugabo agenga umugore n'umugore akagenga umugabo niko mbibona nayo bitabaye gutyo buri wese agakora ibye ubwo biba bibaye nka cya gihe ukiri iwanyu ni ukuvuga ngo mu rugo rero bisaba ko umuntu nyine n'abandi umugabo ujya gukora ikintu wabajije umugabo mukabyumvikanaho cyangwa n'umugabo nawe yagikora nawe akakubaza mukabyumvikana mbega mukagendera umujyi umwe ku bwumvikane njye niko mbibona kuko gusenga si bibi no kujya ku kazi si bibi ariko urabona ndamutse ngiye ku kazi ntamubwiye nkaturumuka mu buriri ngenda byaba n'ikibazo kandi nagiye kuzana amafaranga nabisaba rero ngo njye ahantu azi niba ngiye gusenga babizi twabivuganye nawe nimba agiyeyo tubivugane mbega ikintu cyose ni ukubiganiraho njye niko mbibona mukabyumvika rwose byanagenze gutyo nta n'ikibazo cyaboneka ariko mw'iki gihe ubundi mw'iki gihe usanga buri wese ari nyamwigendaho niyo mpamvu ujya ubona ibintu byose bipfa haba ku mitungo haba kuko kujya gusenga haba kujya ku kazi usanga buri wese ari kwikubira akagira ibitekerezo bye nkaho kandi ibitekerezo biba bigomba kuba ibya mwese n'ikintu mugiye gukora mukakirebera hamwe aha musumbagira ngo mwumvise byinshi cyane bitandukanye abaturage batubwiye yego ndagira ngo rero tugaruke tureba bimwe mu byo bavuze ngira ngo nibutse abadukurikiye ko turi kumwe na Dr. Levena Paseri Antoine Rutayisire no mushumba mu itorero ry'abadivantiste nimba ntibeshye mushumba yewe ndi umupasitoro w'itorero ry'Anglikani y'u Rwanda ntabwo ndi umwadivantiste yego akaba umwe mu bagira uruhare cyane mu masengesho mujya mukunda kumva cyane yo gusengera igihugu cy'u Rwanda ajya ategurwa n'ibindi bikorwa byinshi cyane bitandukanye mushumba ngira ngo tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi iki kibazo abaturage batubwiyeho byinshi cyane kuri mwebwe nk'abantu mufite inshingano zo guhugura ndetse no kwigisha imiryango imwe n'imwe itandukanye muyoboye mu matorero muyoboye hirya no hino iki kibazo murakibona gute
giterwa ngo ikibazo uko abo bantu bavugaga bagisesenguye ngira ngo basesenguye agace gatoya cyane kubera yuko hari igihe umuntu akubwira ati iki kibazo kiraterwa n'abantu bashyingirwa wenda nk'abo bavuga ati ubuhanuzi ukavuga ngo uyu nguyu n'uzaba umugore wawe twabihanuye ibyo ishobora kuba impamvu ntoya ariko ni ntoya cyane kuko umubare munini cyane w'abantu bashyingirwa nta n'ubwuhanuzi buzamo n'umubare munini w'abatandukana si abo ngabo baba barahujwe n'ubuhanuzi kuko hariho n'abatanabwemera kandi nabo usanga bafite icyo kibazo ahubwo ngira ngo ikibazo twagombye kukireba mu bugari bwacyo n'uburebure bwacyo icya mbere tukareba tukavuga ngo muri kino gihe isi yarahindutse ariko mu guhinduka kwayo twebwe ntitwatangira kwigisha abantu kubaho muri iyo si yahindutse yego ushobora kwibaza uti hahindutse iki reka ndaguha nk'ibintu ni na byinshi reka maze ntere ku cya mbere kinagaragara ahantu hose ubundi ureba iki kintu cyakomezaga imiryango kenshi abantu barakubwira ngo kera ngo imiryango yabanaga neza ngo ba data na ba mama ngo na ba sogokuru ngo ntibatandukanaga icya mbere ibyo si byo kuko nabwo muri icyo gihe harimo abatandukanaga ariko icyatumaga imiryango idatandukana cyane ntabwo urugo byari ibintu by'abantu babiri wasangaga kugira ngo umuhungu arongore umuryango wabigiragamo uruhare bakagenda bakarambagiza bakagira abaranga bakagenzura umuryango bagiye gushyingiramo nabo bakagenzura uwo muryango bagiye gushyingira mbese ugasanga imiryango yabigizemo uruhare runini cyane bakabigira ibyabo bivuga ngo rero uyu muhungu warongoye umukobwa wo mu muryango imiryango yombi yabyumvikanyeho kugira ngo batandukane nabwo imiryango yombi yabigiragamo uruhare yego ugasanga barakomakoma bakakubwira ati rwose uriya muryango urabona hariyo ba nyogosenge hariyo ba nyoko wanyu natwe dufite abana babo dukoze isoni ntabwo ibyo ngibyo ari byo icyo ngicyo ubu cyavuyeho kubera iki kubera ko icyo gihe abantu bashakaga hafi y'iwabo kubera ko umuntu yarongoraga aho ashobora kugera n'amaguru kurumva mu gihe cya ba data igihe navutse muri 58 mu gihe cya ba data nta ndege zari zihari n'imodoka zari nkeya umuntu ndetse yarongoraga umukobwa mu gace k'iwabo urebye yego bivuga ngo babaga baziranye neza ndetse ugasanga bya bindi tujya tuvuga mu bukwe mu misango bavuga ngo uyu mukobwa ngasanze ba nyirasenge ba nyina wabo byabaga ari byo kuko habaga hari n'abandi b'iwabo baje mbere mu buryo bumwe cyangwa ubundi ibyo bigatuma umuryango usobekerana urwo rusobekerane rugatuma umuryango ukomera ujya ubona nk'abantu barimo kubaka izi nzu zikomeye z'amagorofa barabanza bagasobekeranya ibyuma bagashyiramo za ferabeto bigatuma bikomera n'ibindi byari bimeze bityo wasangaga imiryango isobekeranye bigatuma noneho n'ingo zikomera ariko muri kino gihe siko bimeze kubera ko muri kino gihe twagiye mu mijyi umukobwa ava aho ngaho Rusizi akaza agakora i Kigali agahura n'umuhungu wavuye Nyagatare mu duce tubiri tutanegeranye ntibaziranye ababyeyi ntibaziranye nta mwene wabo uriyo bakikundanira yewe muri kino gihe no kurongora n'abavuga imisango basigaye bakodesha bagakodesha bavugira imisango ku mpande zombi imisango bakayivuga ababyeyi bakaza mbese ari nk'indorerezi nta ruhare babigizemo uzitegereze muri kino gihe ababyeyi basigaye ari indorerezi mu bintu by'ubukwe nta ruhare runini babigiramo icyo ngicyo gishobora kuba impamvu ikomeye cyane ituma noneho ingo ziba fragile zikoroha cyane zigashobora gutandukana ikindi cya kabiri ubundi kera abantu barihanganaga umugore bakamubwira ati rwose umugabo ntabwo kubita urushyi ujya wihangana niko zubakwa na ba nyoko wanyu babiciyemo na ba nyogosenge mbese bakihangana bakaba bateye niko zubakwa ariko muri kino gihe umugore ntabwo agitunzwe n'umugabo umugabo ajya gukora n'umugore akajya gukora umugore arinjiza n'umugabo akinjiza iyo utangiye kumuteraho amahane aravuga ati aruguze ikintu atushobora kwitunga nanjye nkitunga ati ntungereho amahane icyo ngicyo cyongereye ubwo bushobozi bwo gutandukana kuko umugore aravuga ati ibyo byose nta n'impamvu yo kuguma hamwe dushobora gutandukana nkitunga nawe ukitunga ikindi cya gatatu ubu twagiye mu isi y'ifaranga isi y'ifaranga rero yo ni mbi cyane kubera yuko umuntu yagenda akareba baba bamaze kugwiza umutungo umugore akavuga atari kuza ikintu uyu mugabo umukubise divorce imitungo twayigabana nkagenda nkabaho uko nshaka nkarya ibyo nshatse nkajya aho nshatse nkagira freedom ibyo nabyo byaraje kubera ko gatanya ubundi kera iyo mwatandukanaga umugore yatahaga iwabo ntacyo atwaye
none ubu ngubu iyo mutandukanye umugore ashobora kuba nta n'ikintu yazanye akarongorwa n'umusore cyangwa n'umugabo ukize. hariho abagore babigize umwuga muri Kigali turabafite. umugore akaza rwose agashakisha umugabo mwiza cyangwa umusore mwiza ufite kashi, hanyuma akamurongora, yabona ndetse akaninsista yuko bakora basezerana ivangamutungo risesuye, bakawuvanga pe bakamarana imyaka 2, 3, 4, 5 wa gatandatu akamukubita divorce, bya bindi bakabizana umugore akaba arakize kandi ntacyo yashyizemo. ibyo rero nabyo bisigaye byarazanye uwo muco nyine w'ubutindi wo kudivorce kugira ngo abantu bagabane imitungo, nabyo birahari. none wongeremo n'ibindi, reka wenda nongeremo n'ibindi bibiri hanyuma ndekera aho ngaho ushobore kubaza ibibazo. wongeramo n'ibi bintu bya social media byaje. social media, ibintu bya WhatsApp, bya Facebook, bya internet byaraje bituma aho kugira ngo bihuze abantu biguhuza n'abari kure ko biguhuze n'uwo muri kumwe. ugasanga umugore yicaye hariya mu nguni ye ari kuri WhatsApp mu kigare cy'abagore bandi nabo, umugabo nawe ari mu kigare kiri muri mirenge kiba kirimo n'abagore b'ibirara, none byarangira ugasanga umugabo yibera uko n'umugore yibera uko kandi babana mu rugo. ibyo amaherezo mu gihe gitoya ugasanga urugo rwasenyutse kuko ntibikivugana. nongere wenda n'ikindi kimwe, ubu ngubu haje ikintu cyo gukora kuri. ugasanga umugore akora iburasirazuba, yewe na leta yabishyizemo n'ikindi kintu kuko urabona uko bagenda basaranganya ibigo hirya no hino, ubu usigaye usanga ingo zitabana. ugasanga umugore akorera Huye, umugabo yagiye gukorera wenda mu kindi kigo kiri Nyagatare, ugasanga abo bantu batabana. aho uriya mugore akorera hariyo abagabo, aho uriya mugabo akorera hariyo abagore. none mu gihe gito ugasanga baravuga ati ariko wa mugabo wawe twabonye asigaye afite undi muntu, bandi bakamubwira ati wa mugore wawe twabonye nawe asigaye afite undi muntu, urugo rukaba rwahiye. rero muri ibi bintu birimo gutandukanye ngo ni byinshi, context turimo igihe ndetse igihe tubaho muri kino gihe cyarahindutse cyane ku buryo ibisenya ingo byariyongereye. hanyuma tugaruke mu rusengero, ubwo ni za ngo zikijijwe twavugaga, zarigishijwe, hari ibihe bijya bishyirwaho byo kwigisha abubaka ingo mukabahugura akenshi cyane. ibyo bintu iyo bigiye kuba, iyo mubonye birimo bitutumba, wenda hari ubwo mushobora kubimenya mukamenya ngo mukamushobora kugira kanunu mugakurikirana mukamenya ngo uyu muntu birashoboka ko imibanire ye n'umufasha we cyangwa n'umutware we bitaba bimeze neza. uruhare rwanyu ruburuhe mbere y'uko biza gututumba ngo bigere mu kujya kwa kagatanya? urabona ikibazo gisigaye kibamo muri kino gihe nanone nk'uko nabikubwiye, akenshi umugabo n'umugore barabanza bakabyihererana, ni naho ikibazo kinini kiri. barabanza bakabyihererana, ndetse nk'umurwayi urwaye indwara yamara kumurembya akabona kujya kwa muganga, akenshi agerayo yaranegekaye no kugira ngo uzongere umugarure inyuma akire. burya niyo mpamvu n'abarwayi benshi burya bapfa kubera ko batisuzumishije mbere, noneho ngo bivuze hakiri kare. n'ingo nazo niko zipfa. umugabo n'umugore barabanza bakajya hariya bakigunga, umwe akajya ukwe, akabanza bakajya batongana, byageraho bikageza ahantu batandukana mu ibanga, umwe akaba ukwe. bashobora no gutandukanira ku gitanda, nabyo bisigaye byarabaye binini. umwe akajya mu ruhande rw'ibumoso undi akajya mu rw'iburyo, hagati bagashyiramo ishuka cyangwa uburingiti, ubwo bakaba batangiye gutandukana ariko bakegeranye. ubundi byazamara no kubarenga, umwe agafata icyumba cy'undi agafata icye, noneho bakazaza kukubwira bageze aho umwe yimutse yagiye muri iyo nzu undi abamuye. icyo gihe urumva biba byageze kure cyane, kugira ngo uzabisane bigaruke inyuma bitungane biragorana cyane. nibwira ko uzashaka gufasha ingo kugira ngo zize gusenyuka muri ubwo buryo bworoshye, bizadusaba yuko dutangira gutoza abantu bagikubita. nk'uko bakubwira ati niba ufite ibimenyetso by'uburwayi ujye wihutira kujya kwa muganga, kugira ngo bizasaba yuko dushyiraho abantu b'inararibonye kandi babiringirwa, twakwita nk'abaganga b'ingo, bakaba bazwi, niba ari mu itorero, niba ari mu mudugudu, ariko noneho akiga no kubizera. donc abantu aho kugira ngo biyizere bakizere ko bashobora gufashwa n'abandi kandi bigashobora gutungana. naho ubundi ikibazo cyo akenshi kitugeraho cyararenze haniro, cyararenze ibaruriro. hari amwe mu majwi twumvise ya bamwe mu bo twaganiriye muri ariya majwi twumvisha mu kanya, harimo abagiye bagaragaza ikibazo cy'uko ngo hari n'abagore ngo bibanda cyane mu bintu bijyanye na gahunda zo ku rusengero, bakibagirwa gahunda zo mu rugo, bikaba byaviramo imiryango yabo cyangwa se umugabo wabo kuba yagira uburakari bwo kwinubira izo gahunda nk'izo ngizo za hato na hato. Avuye mu rugo abana barasa nabi, avuye mu rugo hari mu nzu ntiyateguye ntihasa neza.
nabyo bikaba byateza umwuka mubi nk'uwo nguwo. Niho navugiraga ngo duse n'abagaruka cyane kuri gahunda cyangwa se ku myemerere cyangwa se kuri gahunda z'urusengero z'idini runaka. Ibi ngibi ni buhe bujyanama butangwa ku bakristo rusange, ku bantu bakijijwe, kubihuza imibanire yabo n'imyemerere yabo? Ni ubuhe bujyanama butangwa mushumba? yewe ndibwira ko ibyo ngiye kuvuga ngo wenda ngo hari igihe abantu bagenda ngo bakajya ku nsengero bagatindayo ngo ugasanga abana batitayeho n'urugo rutitayeho. Nabyo bishobora kubaho, ko nanjye hari na za kazi zimwe na zimwe nzi hano muri Kigali. Yego, nagiye mpura nazo mu bantu bamwe na bamwe tuganira, akubwira ati uyu mugore yibera mu masengesho, yibera ku rusengero, ugasanga ko niko bimeze. Ugasanga nk'umupastori waho yashyizeho gahunda zituma abagore kenshi baba batari mu rugo, kandi ugasanga ko byateranije abantu. Ariko se n'abagore gusa, ahubwo n'abagabo nabo hari ubwo bimera bityo, kuko hari n'ingo nzi zagiye zisenyuka abagabo baragiye muri ibyo ngibyo. Umugabo akibera mu masengesho, akibera iyo ngiyo mu buvumo, mu buhanuzi, ugasanga n'urugo rwe yararutaye. Ibyo koko birahari, nabyo bijya bigaragara. Yego, ikibazo kirimo nta nubwo ari n'icyo gisenya urugo. Akenshi ari ibintu umugore yumvikanye noneho n'umugabo akamubwira ati uyu munsi dufite amasengesho, turajya gusenga, turaza gutindayo, turaza bwije. N'umugabo ashobora kwita ku rugo, ntabwo ari ikibazo. Ahubwo ikibazo ni uko kenshi ingo zisenyuka n'ubundi ziba zisanzwe zubatse ku mucanga. Ugasanga umugabo n'umugore nta bintu bumvikanaho, ntabwo bagira umwanya wo kuganira kuri gahunda zabo. Hari n'abigeze kubivuga muri ibyo biganiro mwagiranye n'abantu. yego, ari ibintu abantu bumvikanyeho, umugabo n'umugore bakaba baganira, bagapangira hamwe, urugo rwabo bakarutondekera hamwe, ibintu bakabyumva kimwe. Ntabwo nibwira ko byaba ikibazo, ntabwo cyaba ikibazo gikomeye cyane. Ariko hari ibyo uvuga rwose bifite ishingiro, kubera ko hariho nk'abagabo bagenda rwose ugasanga babaye abiyongiye mu murimo w'Imana nk'uko tujya tuvuga. Ugasanga nta mwanya agira wo kwita ku rugo rwe, yibera mu buhanuzi, ava Rusizi yagiye guhanura Kirehe, akava Kirehe yagiye Tanzania, ugasanga mbese n'ubwo buzima yiberamo. Ariko nibwira ko nabwo ari uburyo yabyumvikanyeho n'umugore. Umugore akamubwira ati genda wiyegurire Imana, igihe nzasigara mu rugo. Ntabwo cyaba ikibazo. Ikibazo burya ni uko ingo nyinshi ikizisenya, nta bwumvikane, nta biganiro byubaka biba bibaho hagati y'umugabo n'umugore. Naho ubundi ibindi byose ntabwo aribyo byasenyerwa. None se niba umugabo aba i Kigali, umugabo yaragiye gukora Huye, ntibibatandukanye, kuki kuba umugore yagiye gusenga umunsi umwe byatandukanye urugo? Ntabwo icyo kingiye cyari ikibazo. Buriya ikibazo kiba kiri ahandi. Icyo ni ikimenyetso cy'uburwayi, ariko si yo ndwara. Indwara ni uko bataganira, ni uko batagira gahunda y'urugo, ni ukuba nta ntego bafite yo kubaka urugo rukomeye, rubumwe hamwe rufatanije. Naho ubundi kuba abantu batanabana, abasirikare bava hano bakagenda bakajya Darifuru, bakajya muri Sudani y'Epfo, bakajya n'ahandi, akamara umwaka wose, nyamara yagaruka agasanga umugore we ibintu biracyagenda. kubera iki? Kubera ko baravugana kuri telefone. Umugore n'umugore w'umunyamutima utiyandarika, ugasanga urugo rubayeho kandi n'umugabo atahahora buri gihe. Ibyo rero bikwereka ngo igisenya ingo si uko umugore aba adahari cyangwa umugabo adahari, kuko n'abagore basigaye bagenda, uzabibona mu mafoto cyangwa se kuri televiziyo. Umugore agenda agasiga umugabo hano, akagenda akajya muri misiyo, agakora Darifuru, agakora South Sudan, agakora ahandi, kandi yazagaruka agasanga umugabo waracyamwizeye, bakongera bakabana bagakomeza urugo. Ntabwo rero nibwira yuko kuba umugabo yaragiye mu masengesho cyangwa umugore yaragiye mu masengesho nanone aribyo bisenyurwa, ahubwo nuko babikora nabi. Yego, reka twibutse abadukurikiye ko ni ikiganiro twibanda ku kureba n'iki gitera gatanya ziri kujya zivugwa hirya no hino, imibare izamuka ijya hejuru cyane, by'umwihariko no mu bakristo zikaba zaragezemo. Turi kumwe na Dr. Reverend Pasteur Antoine Rutayisire, akaba ari umushumba mu itorero ry'Abangirikani. Umushumba, mwigeze mukomoza ku kintu kijyanye n'ubuhanuzi. Nibuka na gahunda zimwe na zimwe zijya zibaho y'urubyiruko ruzamuka, by'umwihariko rujya mu nzira zo kuyoboka Imana, by'amasengesho. Ugasanga hari amasengesho y'urubyiruko yateguwe n'itorero runaka cyangwa se na korali runaka mu iryo torero, bagategura amasengesho. Harimo abasore n'abakobwa, haraza kubonekamo ubuhanuzi. Ijambo ry'Imana rivuga ko hari abasore n'abakobwa ngo barerekwa mu buryo butandukanye, yewe bikaza kugira naho havaho n'ubuhanuzi. Umwe agahanurira undi ati ni wowe mukunzi wanjye.
hari bamwe batubwira ko ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bishobora gutera ubwiyongere bwa gatanya bitewe n'uko ba bantu babwiwe ubuhanuzi ariko batizeye neza ko ubwo buhanuzi ari ukuri. Ibi bintu mushumba murabivugaho iki? Mubona byagabanuka gute ibintu by'ubuhanuzi bwa hato na hato ko nabwo bushobora kuba burimo mu mpamvu zizi gatanya? Alo mushumba agira ngo sinzi ko bigenze ntari kutwumva neza. Oui, alo reka turebe ikibazo kibayeho turagaruka mu kanya. Turi kugaruka ku mpamvu zitera gatanya cyangwa se impamvu ziri gutera ubwiyongere bwa gatanya za hato na hato hirya no hino ku miryango ibana igatandukana kandi twabonaga ari imiryango ibanye mu buryo bw'urukundo ariko mu minsi mike tukumva abatandukanye. Reka tugaruke mu kanya twakira umushumba nanone ku murongo wa telefone. Alo yego mushumba uranyumva? Ntago narindi kubumva neza. Ubuze none uranyumva neza? Gutya ndabumva neza. Okay. Yego. Nabindi babubwira nti ibyo bintu by'ubuhanuzi n'ubundi byamye bibaho. No mu gihe cyacu byaragaragaraga ariko reka ngire icyo mbivugaho. Yego. Rimwe na rimwe ikibazo cy'ubuhanuzi nuko hari igihe abantu bahanura barimo gukoresha ibintu mbese navuga ngo hari ibyo njya numva n'abajeni muri no minsi bita pasi. Pasi nyine ni ukugira gutya akaguhereza umuntu yego akaguha pasi. Yego. Kubera ko hariho n'ubuhanuzi bwa pasi umuntu aricara akaba yaraganiriye n'umuntu wenda nk'umuhungu akamubwira ati nkunda uriya mukobwa hanyuma akavuga ati ariko buriya ubwo mukunda bazajya nko mu masengesho wenda akitigisa akavuga mu ndimi ati Imana inyeretse yuko uyu mukobwa ari uriya muhungu. Ibyo rwose byagiye bibaho kuko hariho na kesi imwe tugeze kugira natwe mu masengesho. Yego. Icyo gihe nayoboraga abanyeshuri mu muryango wa JBI. Noneho tuza kujya mu masengesho umudamu umwe hanurira umukobwa aramubwira ati uriya mufiyanse wafashe niwe wamwihitiyemo ariko Imana yo yatweretse rwose dusenga yuko uyu kanaka ari we mugabo wawe w'Imana. Umugisha twagiye nuko uwo mukobwa ari umukobwa ufite umutima n'ibitekerezo bikomeye. Arangwa tumbaye mubwire mada ati rwose ati umbabarire yewe uyu muhungu naramwemeye twamaze kwiyerekana imbere y'itorero iyo Mana yivuguruza ntabwo ngewe nyemera. Yego. Ariko nyuma tugenzuye dusanga ni ibintu bari barapanze barabihanura. Rero nibwira yuko n'abantu bemera ubuhanuzi ubundi hari ibintu bitatu umuntu yagombye kugenderaho kugira ngo yubakane n'umugore cyangwa n'umugabo. Yego. Icya mbere umugore yagombye kuba akunda uwo muhungu n'umuhungu akaba akunda uwo mukobwa kuko kenshi bene izo ngo zigira ibibazo naho umwe aba ari we warakunze noneho umuhanuzi akabakorera pasi. Rero bivuge ngo umukobwa arongoye n'umuhungu navuga ngo afashwe ku ngufu z'ubuhanuzi. Yego. Ariko ubundi ntiyamukundaga. Urumva niba ugiye mu rugo udakunda umugabo wageraho ndetse hakabonekaho utuntu dutoya tw'utubazo urwo rwose ntirutinda gusenyuka. Noneho niba umuhungu arongoye umukobwa nawe atamukunda bakamumuhatira akavuga ati ariko uyu mukobwa sinamukundaga nuko gusa Imana yamumuhatiye. Ntabwo ubundi Imana ishobora kuguhatira kurongora umuntu. Yego. Ubundi Imana yo iguteramo urukundo ugakunda uwo mukobwa n'umukobwa akagukunda bikaba reciprocal mbese bikajya inzira zombi. Ubundi urongora uwo ukunda kandi nawe agukunda. Icyo nicyo kintu cya mbere mwagombye kubanza kugenzura. Icya kabiri ubundi kugira ngo abantu bazabane mugomba no kubanza kureba ikintu bita compatibility ukareba niba iyo mwicaye muganira bigacamo. Burya hari abantu bameze nka essence n'umuriro nubwo bombi baba bakijijwe. Iyo bashyize hamwe umuriro waka ukabona ntabwo Imana igifata abo bantu umuriro uzaka ngo bashyire hamwe. Rero hari igihe umuhanuzi yakora ibintu gusa ashingiye kuri inyuma reba ariko ntashingire no kuri ibyo byose ugasanga rimwe na rimwe wenda aravuga ati uyu muhungu afite kashi reka nkorere umukobwa wacu pase ngira ngo uzabibona rimwe na rimwe n'abariya bapapasa bajya babikina mu buryo bw'inzenya. Yego. Ariko burya n'inzenya ziba zifite ibintu zishingiyeho. Ibi rero urumva
niba ubundi kugira ngo umuntu akubwire ngo ubuhanuzi ngo bwabigizemo uruhare ubundi Imana yacu ntabwo ari Imana yibeshye ubundi rwose Imana yagukoreye pasi igukorera pasi nziza cyane ikaguha umugore ugukwiriye ukunda nawe akagukunda umugore mwumvikana ubundi hari ibyo nakubwira abantu ubundi hari ibintu bigera kuri 3 wagombye kureba utagombye no kubaza abandi kandi wagombye kwibaza ngo ariko uyu mukobwa ndamukunda kandi nawe arankunda hatagiyemo agahato k'ubuhanuzi. Icya kabiri uyu mukobwa cyangwa uyu muhungu iyo twicaranye ni umuntu dushobora kuganira ukumva duhuza urugwiro duhuza imigambi dufite vision dufite icyerekezo kimwe. Hanyuma icya gatatu noneho ungaruremo n'imyizerere ese ubundi no mu buryo bw'imyizerere uyu muntu imikirizwe ye imisengere ye imikundire y'Imana imikorere y'Imana turahuza turemeranye. Iyo ubonye kimwe muri ibyo bitatu kitarimo ushatse wagenza buhoro. Niyo umuhanuzi yaguhanurira akitigisa akiterera hejuru ndetse akavuga mu ndimi n'iz'abantu n'iz'abamarayika ujye ubanza ugenzure niba arimo kukubwira umuntu ukunda nawe agukunda ubanza urebe n'uwo muntu iyo mwicaye muganira mugahuza urugwiro mugahuza icyerekezo ubanze wumve nuko no mu bukristo bwanyu mwumvikana mu byumva kimwe muhuje. Naho ubundi iyo bitameze bityo ibyo rwose ubwo urimo kwishakira akaga. Yego ni ibibazo bitandukanye mushumba sinzi imyaka mufite ariko mbere mu byo twe twakuze dusanga twumva twese ko habagaho ikintu bitaga umuranga. Uwo muranga ni umuntu washoboraga kuba yaba umuranga wundi ku wundi hanyuma bakaba ashobora kuba yabahuza bakabana. Benshi batunga agatoki ko kuba n'umuco waratakaye uwo muranga akaba atakiriho nabyo bishobora kuba ngo biri mu nkomyi y'izi gatanya. Burya umuranga wambaza guti sinzi imyaka ufite ariko nanjye sindi wa kera cyane kuko sinzi niba hariho n'umuntu wa kera cyane uriho muri ino minsi gusa twese abenshi turimo muri ino minsi twavutse muri 50 n'abandi wenda abakuze bagishobora kuba ari muri za 40 n'abakeya bo muri za 30 ariko babone basigaye ari bakeya cyane. Ariko icyo nakubwira akamaro k'umuranga niyo nabireba mu buryo bw'isesenguramibanire y'abantu. Ubundi umuranga iyo yabaga yabikoze neza kuko no muri kiriya gihe cya kera ariko habagamo n'ibyo bya pasi hari igihe umuranga nawe babaga bafite nk'umukobwa bashaka kwikiza bakamushakira ahantu imiryango ikabyumvikanaho kugira ngo mbese bateturure undi muryango nabyo byabaga uburyo nuko twebwe ibya kera byose tubigira byiza ariko ntabwo byose byabaga ari byiza. Ariko umuranga icyo yamaraga umuranga yagusesenguriraga nibura ibintu bitatu ku mukobwa n'umuryango. Icya mbere umuranga yabanzaga kugenzura umuryango muzashakamo umugeni. Bivuga ngo ntiturushake umugeni mu muryango ubamo abasinzi ubamo abasazi ubamo abarozi ubamo abanyamahane ubamo ibintu by'ibigirwamana byazanya bindi n'ibindi nk'ibyo. Umuranga yarabanzaga akabagenzurira niba uwo muryango ari umuryango muzima. Icyo ngicyo kikaba ari cyiza. Noneho nyuma yo kurambagiza umuryango akarambagiza umuhungu cyangwa umukobwa bivuga ngo ararambagiza umukobwa arebe niba ari umukobwa w'ingeso nziza w'imico umukobwa mbese uzizihira umuryango akakira abantu akaba umukobwa w'umutima. Icya gatatu akagenzura niba ari umukobwa w'imirimo uzaza agakorera urugo rukamera neza rugatera imbere. Ibyo rero umuranga yarabikoraga icyo dusigaye tubura muri kino gihe kubera ko nibura niba twajyaga dukora ibyo tukavuga ngo reka niduhuze umuhungu tumuhuze n'umukobwa w'umutima kandi tumuhuze n'umugabo ufite imigambi ufite gahunda ufite umurongo. Usanga rero muri kino gihe ibyo ntabwo tukibitaho cyane. Izo ndangagaciro zubakaga urugo akenshi muri kino gihe tureba uburanga tureba amafaranga tureba ikimero ariko ibyo ngibyo ntabwo aribyo byubaka urugo. Ibyo ni imicano. Aho rero umuranga yagiraga umumaro kuba nta baranga bakiriho ariko baracyariho rega nuko rimwe na rimwe tuvuga ngo nta baranga bakiriho nuko wenda batakitwa gutyo ariko nibo baracyariho. Hari igihe umuntu akubwira ati ariko hariya uriya mukobwa buriya yavamo umugore mwiza uriya muhungu ntuzamwangiye nubwo wenda nta kintu afite ariko afite umuto ushobora kuzatuma hari icyo muzageraho. N'ubu biracyakora uretse wenda ko tutabikora nk'uko byakorwaga kera mu buryo bw'umuco. Urumva ko imbaraga z'uburyo byakorwaga mbere n'iz'ubu ngubu biri hasi
Mushumba imbaraga zaracitse kubera bya binini nakubwiye mbere dutangira muri kino gihe uruhare rw'umuryango mu gutoranya abageni rwabaye rutoya cyane abahungu n'abakobwa basigaye bitoraniriza usanga kenshi ababyeyi babaha information gusa bakabwira ngo nabamenyeshaga nzabazanira umukobwa nzaza kubereka fiance nzaza kubereka umuhungu tuzabana nzaza kubereka sheri uko bavuga ngibyo ababyeyi basigaye ari indorerezi mu bintu by'ubukwe usanga kenshi ndetse rwose baba indorerezi kugeza ku munota wa nyuma kuko no gutoranya umusangwa mukuru no gutoranya usanga ari indorerezi icyo bakora ni ubakodeshereza imodoka izabazana mu bukwe ariko ubundi nta ruhare runini bakigiramo ariko ndavuga cyane cyane nkatwe tuba mu mijyi kuko mu cyaro ho nubwo wenda iby'uburanga n'ibindi bitagikora cyane ariko rero nibura mu cyaro ho baba bahari banazi n'imiryango bashakamo ariko nabwo usanga uruhare rwabo mu gutoranya rwabaye rutoya cyane Mushumba mu minsi yashize nigeze mbona abantu bari bakoze icyegeranyo bavuga ku bijyanye n'umubare mwinshi w'igitsina gore usigaye ugaragara mu tubare dutandukanye umuntu umwe ari kwibaza se iri ni iterambere cyangwa wenda n'uburinganire hari benshi bamwe na bamwe nabo bavuga ko n'amategeko ashobora kuba yarahaye umugore kuba yakora buri kimwe cyose ngo byatuma havaho na gatanya mwe mubivugaho iki Mushumba kuko kenshi yego ibyo nabyo bifitemo uruhare kuko nk'uko nigeze kubivuga nanone dutangira hari ibintu bigera kuri 3 nanone byafatanije byagize uruhererekane muri ibyo ngibyo urabona muri kino gihe abagore n'abagabo barize ngo abagore bariga n'abagabo bariga bivuga ngo abagore bamenye uburenganzira bwabo burenze uko byari bimeze kera yego noneho n'amategeko turayaregeza amategeko ya gatanya turayoroshya birorohaho ukuntu ndetse ni ukubwira ngo iyo bishakura iyo byanzura reka yego noneho n'icyo kintu cy'uburinganire bwumviswe nabi umugore akumva yuko uburinganire bivuga yuko iryo rwose muri ino minsi ahubwo twebwe muri Kigali byamaze ingo abagore bagira gutya bagakora ikigare cy'abagore bagahaguruka bagafata imodoka bakabwira twebwe tugiye muri pikinike Rubavu ahantu runaka tugiye muri weekend bakagenda muri weekend bakagenda kuwa gatanu nimugoroba kuwa gatandatu bakaba bari ahantu runaka n'abantu ba runaka tutazi bakazagaruka ku cyumweru nimugoroba yego uwo mugabo wasigaye hano ntazi uwajyanye n'umugore we ntazi aho umugore yagiye n'umugore ntashaka kumubwira yamukora akamubwira ariko natwe dusigaye rwose dufite ijambo ibyo rwose birahari nta nubwo ari n'ikinyuma birahari rwose umugoroba ugasanga abagore bisohokanye bicaye mu kabari biteretse inzoga baranywa ibyo birahari birakubwira rero mu ibyo ngibyo nabyo kubera imitekerereze dufite ubundi twebwe nubwo turi mu kinyejana cya 21 yego ariko abenshi turacyafite imitekerereze y'ikinyejana cya 20 uti kubera iki kubera ko turacyafite mu mutwe wa mugore uba mu rugo uva ku kazi agahitira mu rugo turacyafite mu mutwe wa mugore wita ku rugo umugabo akaba bosi usanga rero icyo kintu cyo kubona abagore bisohokana ntabwo tukimenyereye yego kubona abagore biteretse mitsingi mu kabari ibyo rwose nagahoma munwa kuri twebwe ariko iyo ni imitekerereze y'ikinyejana cya 20 mu kinyejana cya 21 kuko abagore bariye emansipiye nyine uretse ko nibwira yuko no guta umuco ntabwo nabikomera amashyi ntabwo ari byo ariko niko bimeze hanyuma Mushumba ngira ngo mwanyemerera tukakira nk'abantu nka 3 ku murongo wa telefone bakagira uruhare mu kiganiro cyacu bakagira icyo babaza nabyo ubwo byatinze rwose nta kibazo yego muduhamagare ku murongo wa telefone hanyuma mugire icyo mubaza Mushumba ni Dr. Reverend Pasteur Antoine Rutayisire turi kuganira allo oui allo komera cyane kidumo yego wumvishe insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu nabumvishe n'umutumwa wese namushuje mu izina rya Yesu hanyuma gira igitekerezo cyawe utanga ku nsanganyamatsiko uzagerageza musubire amanze buke cyane ngiye ntabwo mbumva neza urabumva gakeya gake cyane rwose nta kibazo araza kudusubiza nta biri yego nyarutsa tone sinari bya nyamuhunga mu by'ukuri njyewe mushimira rwose ibintu byiza ni byiza yego
mu by'ukuri ibyo byejo ni byiza bose n'abari gukora ibyo ngibyo bisubira rwose bumvira abari gukora ibiki abo ngabo nyine Diara urakoze cyane yego reka twumve n'abandi ku murongo wa telefone mushumba yego alo oui alo mwaramutse neza tone cyiza yego tuhuriza na pastor Divera arabumva ndakumva Boni damiye muvuga nawe Nyamasheke ngende gushima iki kiganiro ni cyiza cyane yego tumvisha byinshi cyane kandi biraduhuguye hari icyo dusigaranye murakoze cyane ko ari kubashimira ni nk'iki damiye wasigaranye nasigaranye uburyo ngomba kubana neza n'abantu uwo twashakanye tukabana neza kandi dusenga urakoze cyane ngira ngo mushumba uyu nguyu arimo arashima kandi nabyo ni byiza cyane rwose arashima ubusobanuro bwinshi mwatanze ku nsanganyamatsiko yacu ngira ngo twakumva abandi bantu nka babiri ku murongo wa telefone hanyuma tukagaruka tureba byinshi bitandukanye ariko n'ubujyanama bwanyu muhereza abanyarwanda mwaramutse neza twari mu murenge wa Ngungu umudugudu wa Ryamaraza yego mbariza umushumba umuntu yakundana n'umuntu kwezi kumwe bagahita bashyingirwa urwaba ari urukundo yewe icyo mbona kiri gutera ingo zifite yego kera ubundi habagaho umuranga pe ariko n'umuntu akundanye ukwezi kumwe ugahita ubukwe bugahita busohora ukwezi kumwe byose bikavamo rero n'urwaba ari urukundo mbariza umushumba ku icyo kibazo yego aragusubiza reka twakire undi muntu nawe ku murongo wa telefone alo oui alo yego ndamumva twakwakiriye zamura ijwi ryawe yego muri kumva turakumva nitwaye Dimo Imibirizi uri Mibirizi yego Edimo hanyuma niki ubaza umushumba ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi mbere na mbere ndabanshimire umushumba yego hari ikibazo mugeze mubazaho bijyanye na kuriya umuhanuzi ashoboye kubwira umusore cyangwa umukobwa ati rwose uriya niwe ushoboye kuba mukundana cyangwa mugomba kuba mwabana yego nyarutsa none yadushubije basanzwe twanyuzwe none ni gute umuntu yakwizera neza ko umushumba ashoboye kuba akubwira byaba ari ukuri ibyo umushumba cyangwa uwo muhanuzi yego reka dusoreze kuri uyu nguyu kugira ngo mubashe gusobanura ibi ngibi nyine bamaze kutubaza ariko nyamuneka tuze no kugaruka ku bujyanama buhabwa abanyarwanda none ahangaha ku bijyanye n'ubu bwiyongere bwa gatanya byagabanuka gute ariko turadusubize ibi bibazo umwe yabajije agira ati ni gute umuntu yahura n'undi ukwezi kumwe hanyuma bagahita babana nagira ngo icyo ngicyo nta nubwo ari n'ikibazo yabazaga ahubwo byari nko gushyira mu kibazo abakora bene ibyo ngibyo kandi nanjye ndamushyigikiye kubera ko iyo uhuye n'umuntu bwa mbere ujya wumva kera tukiri abasore n'uno munsi barabivuga uhura n'umuntu bwa mbere akakurasa rwose yego ugakubita amaso umukobwa neza ukumva uratwawe cyangwa umukobwa agakubita amaso umuhungu akumva aratwawe ariko buriya Imana yigeze kubwira umuhanuzi witwa Samweli yego agiye kwimika Dawidi noneho abona umuhungu witwa Aminadabu Eliyabu niwe wari mukuru amukubise amaso abona ni umusore mwiza muremure ufite igihagararo aravuga ati ibyo ari byo byose niba Imana igiye kudutoraniriza umwami agomba kuba ari uyu nguyu Imana iramubwira ngo uwo mushyire ku ruhande namugaye bamuzanira witwa Aminadabu amukubise amaso nawe abona ni umusore mwiza ufite ibigango ufite igituza ufite kandi aramubwira ati niwo mushyire ku ruhande namugaye bazana uwitwa Shama Imana Samweli amukubise amaso aravuga ati ibyo ari byose niba yanze bariya babiri ba mbere uyu nguyu iramwemera aravuga ati shyira ku ruhande none wimuha igisobanuro
birambwira ngo mba Samuel mufite ikibazo mwebwe mureba igihagararo cy'inyuma yewe ndeba ku mutima buriya rero iyo uhuye n'umuntu bwa mbere ikintu ubona cya mbere ni umubiri we so niba uhuye n'umukobwa icya mbere uramubona ko yirabura cyangwa ari inzobe urabona ari muremure cyangwa ari mugufi urabona amataye urabona iki ariko ibyo ntibikubwira yuko inyuma he hasa n'imbere he kuko ashobora kugira inyuma heza hari umuririmbyi w'umunyamerika yitwaga Elvis Presley yaririmbye indirimbo yavuga ngo you look like an angel ngo iyo murebera inyuma ngo usa na marayika ngo you talk like an angel ngo niyo uvuga nka marayika ngo you walk like an angel ngo iyo ndebye ugenda ngo mube ugenda nka marayika ngo ariko ngo naragutahuye ngo you are a devil in disguise ngo uri umudayimoni wishushanyije rero bikubwira ngo rimwe na rimwe kandi na Bibiliya niko ivuga ngo Satani nawe ngo ajya yigaragaza nka marayika w'umucyo hari umukobwa uzaza rwose yigire marayika yigira igitangaza ariko mo imbere ahisha ubukana bwinshi hari umuhungu uzaza aze yisigirije asa neza atambuka neza ariko nubwo arabagirana inyuma ariko imbere afite ubusabwe nk'ubw'incira rero bikubwira ngo kugira ngo uzamenye umuntu mwagombye nibura kuba mumaranye iminsi icyo ni kimwe noneho yavuze ati umuranga ubundi burya hariho n'ikindi kintu cyitwa ibintu bitatu ubundi kugira ngo umenye ubushake bw'Imana ikintu cya mbere banza usenga Imana kuko umuntu washobora kukwihisha ariko ntazihisha Imana niba uri umuntu uzi Imana senga Imana wibwire ngo Mana uyu mukobwa ko namubonye nkamukunda ese wowe wamukunze cyangwa ni rwa rukundo nk'urwa Dawidi wabonye nako nk'urwa Samuel wabonye Aminadabu akagira ngo niwe mwami wa Isirayeli kandi atari ushaka ese uwo ushaka kumpa kuko Bibiliya bivuga neza ngo iminani n'imigabane tuzabihabwa n'ababyeyi ngo ariko umufasha ugukwiriye umuzamuhabwa n'Uwiteka so banza ubaze Imana niba uwo muntu koko niba uri umuntu wubaha Imana nubaza Imana niyo yaza yishushanyije asa na marayika izamutwikurura ikubwira iti nyamara iki ngiki gisa na marayika buriya mo imbere hihishemo umudayimoni izamutwikurura rwose ntizatinda kumukwereka ariko icyo mpamajyaho n'uwo mugabo wabivugaga ugomba guha Imana igihe kuko iyo ufashe ukwezi kumwe uba wihuse ariko burya niwitonda ukwezi kwa kabiri uzabona arimo kugenda acuya agajuka na bya bindi wamushimagaho ubone byataye agati icyo ngicyo ni kimwe icya kabiri tega amatwi abantu bamuzi neza tega amatwi abantu bamuzi neza niba wabonye umukobwa ubaza abantu bamuzi neza ubaza abo bagendana bashobora kukubwiza ukuri wagurita ariko uriya mukobwa mumubona muti bazakubwira ati uriya hari umuhungu rwose nzi yarayuzuye n'umukobwa birashyuha noneho aza kubaza bagenzi be umuhungu umwe wari uzi neza uwo mukobwa aramubwira ati renga nze mupasi utuntu dukeya turi bumukwereke amupasa utuntu dukeya umuhungu arambwira turabizi ati wa mukobwa we ati nari nguye mu muriro utazima ati Imana yantabaye baza abandi ntukiyizere wowe ubwawe umutwe umwe wifasha gusara ntabwo wifasha gutekereza baza abandi niba mugushimira ukabona baramugushimiye n'abandi bakamugushimira uzaba ugita ubu ngubu Imana yashyizeho hanyuma icya gatatu ihanganeho gatoya utegereze ibyo uzabona icyo bita concours de circonstance mu gifaransa hari igihe niyo abantu baba batabizi hazacaho iminsi mikeya rwose umukobwa akagutwarana inda cyangwa se akagusambanira hejuru cyangwa se akagukorera utundi dukoryo ukamenya ngo nari nibeshye kubera yuko abantu baramushimiye n'umutima wanjye uramushimira ariko Imana yikoresheje ibindi ntari nateguye kugira ngo nyereke ukuri k'uyu muntu icyo mfatanyaho n'uwo nguwo ukwezi kumwe ntiguhagije ubundi igihe iyo ngiriye inama abantu ndabwira ngo ntuzarongorwe n'umuhungu cyangwa urongore umukobwa nibura mutamaranye umwaka mwuzura nibura umwaka umwe kandi noneho ugenzura kuko burya ngo amaso akunda ntabona neza ariko niyo ayawe atabona neza ay'Imana yahora ari maso ntahumbya nta nubwo ajya atokorwa ay'abantu nayo burya akubonera ibyo utashoboraga kwibonera kuko no mu mugongo wawe ntuhareba ariko abandi bashobora kuba kukubonera ibyo uwo mukobwa azakora iyo umaze guhindukira abandi bazayikubwira bakubwira ati ariko burya iyo umaze guhindukira burya uratendetse hari n'abandi bajyayo burya ntugire ngo ni wowe wenyine abandi bazakurebera hari n'igihe Imana izakoresha ibyo ngibyo
ikakwereka ukuri kw'ibintu noneho nimwuzura umwaka umwe hari ibintu bigera kuri wambwiye uti tanga inama hari ibintu bigera kuri 3 mwagombye kwiga nanone mu gukora icya mbere uwo muntu muziga gusengana kandi buryo uko musengana muganira uzagenda mutahura buke buke umubone nk'umunyamujinya umubone nk'umunebwe umubone nk'umuntu utagira gahunda buke buke uzagenda umutahura icya kabiri muziga gupanga gahunda hamwe kuko uko mugenda mwemeranya yuko noneho mugiye kubana muzatangira mupange wumva ukuntu atekereza iyo mugeze mu bibazo wumva ukuntu atekereza iyo mukora gahunda wumve murimo guhuza rwose hanyuma icyanyuma imitima yanyu izatangira kugenda ihura wumve noneho rwa rukundo bavuye mu bintu bigurumana byinjiye mu makara y'imbi ukajya uvuga uti rwose uyu mukobwa uyu muhungu turicarana nkumva turagendana turaganira nkumva turahuza duhuje urugwiro duhuje imigambi ankundira ababyeyi ankundira umuryango nanjye nkunduwe mbese ukumva ko watangiye kuba umwe nawe nawe si ibintu bigize gutya wamugani bikaza bigurumana nk'amashara ibyo rwose nanjye bene urwo rukundo mushyiraho ibibazo birumvikana kandi muri ino minsi umuntu icyo nicyo gisigaye cyica ingo nyinshi abantu bashaka kwihutisha ibintu ariko n'abanyarwanda bajya bavuga ngo yihuse yabyaye ibihumye n'abaswahili mu giswahili nako bakavuga ngo haraka hari na baraka rero usanga ibyo bintu tugomba kubyitondera n'Imana irabivuga rega Imana ikavuga ngo rega ngo mwituza no mu byiringiro ngo niho muzakura imbaraga ngo ariko mwaranze ngo muravuga ngo tuziruka ngo sawa ngo nimwiruke ngo namwe bizabirukankana nabyo bizaba ari ibinyembaraga urumva rero ngira ngo kwitonda uriya ikintu kibabaje umufaransa umwe yabivuze neza aravuga ngo ikintu kibabaje ngo umuntu iyo agiye mu iduka ashaka kugura inkweto ngo arabanza akazigera ngo izo asanze zihurubuka akazireka ngo izo asanze zimurya akazireka ngo ariko iyo tugiye gutoranya abo tuzabana ngo ntabwo dukora dutyo uriya rero witonze ukiha umwaka umwe wajya ubona abageni bahurubuka ukabona n'abandi baryana hanyuma bukabirinda yego Musumba hari tugarutse nyuma gatoya hari ibintu bimwe na bimwe bijya bigaragara hari n'undi wari wajije ikindi kibazo ariko reka nawe mbanze musubize yego mu w'ubuhanuzi nagira ngo mbwire abantu bose si nawe wenyine yego abantu b'abasore hari ikintu kimwe burya erega ikibazo ni uko tutumvira Imana Imana yo yaravuze ngo umuntu natangira guhanura ngo mujye muceceka mugenzure burya rero ikibazo kiriho ni uko tutigishije abantu kugenzura ubuhanuzi kuko ubuhanuzi bwinshi abantu babufata nk'aho mbese utabwumviye Imana yakurimbura yego ariko Imana niyo yashyizeho akapa iravuga ngo atansiyo ngo umuntu natangira guhanura abandi mwese mujye muceceka nimurangiza mugenzure murondore ibyo yahanuye ikibazo rero dufite muri kino gihe abantu batinya abahanuzi ku buryo ntibatinyuka kubarondora hari n'igihe umuntu uri kuyemo n'ibyo byo gushakana hari igihe umuntu ahanura ibintu bitari byo natwe b'abayobozi b'amatorero bijya bibaho umuntu akaza agahanura warondora ugasanga ntabwo ari ukuri ukavuga icya mbere kizakuvuga ukavuga ngo no ntabwo Imana yacu ari Imana ijya yivuguruza yego niba rero umuntu aje ugasanga arimo arashyiramo agahato ngo wanze kumvira Imana ngo Imana yakubwiye kurongora uriya mukobwa uranga ngo uzaba wirebera ngo Imana izagukubita ngo Imana izakwica ujye umenya ngo nibatangira gushyiramo agahato ujye umenya ngo uyu muntu arimo arakubuza kugenzura arakubuza kurondora ubuhanuzi bwe ubwo yewe niyo umuntu atangiye gushyiramo agahato mu buhanuzi agatangira gushyiraho iterabwoba bitamushyira muri puberi kuko Imana yacu ntabwo ijya ikoresha agahato Imana yacu ni Imana y'urukundo ariko ni n'Imana iri seriye ntabwo ari Imana ijenjeka iyo ikubwiye ibintu bikaba ari ibintu by'Imana yewe nk'umuhungu uje akambwira ati rwose umuhanuzi yarambwiye ngo uriya mukobwa ndamubwira reka nkubwire dore uko Imana ikora genda ubwire Imana ngo nteramo urukundo rwo gukunda uriya mukobwa unamuteremo urukundo rwo kunkunda hanyuma ubihuze ariko nubona umuhanuzi yaguhanuriye ko umukobwa ari we mugore wawe cyangwa umuhungu ari we mugabo wawe ukumva umutima wawe udahamanya n'umutima we ujye ushyiraho ikibazo utegereza Imana ubuhanuzi ubushyize ku ruhande yego Imana niba ariyo koko yabivuze mu gihe gitoya izaguteramo urukundo rugurumana utigeze ugira kuko Imana ifite ubushobozi bwo kubikora iyo uyumvira
ariko niba atariyo yabivuze mu gihe gitoya izatwikurura bya binyoma byose ubone yuko imana bayibeshyeye kuko imana yacu ni seriye, ntabwo igikorana n'abanyabinyoma, ntabwo igikorana n'abakora za pasi z'imipango yabo. Imana irabatwikurura ikabahishura ikakwereka ibinyoma byabo kuko kubera ko igukunda. Ntabwo Imana yifuza yuko wubaka urugo ruzagusenyukana, ntabwo Imana yifuza yuko uzubaka urugo ruzagurumana, kuko ntabwo Imana yatugeneye kuba mu muriro utazima w'urugo, yaturemeye kuba mu ijuru rito ari rwo rugo rwiza. Yego. Ubwo noneho ushobora kubaza bya bibazo bindi ngo turimo turagana ku musozo. Ntabwo ari byinshi ko turi kugana ku musozo, ahubwo nagira ngo tugaruke hari ibintu bikunda kugaragara cyane cyane mu ma eglise de l'éveil, hahandi ujya ugasanga umuntu wigisha imibanire. Yego. Barya bahugura nyine abagiye gushakana, umusore n'umukobwa, ugasanga arimo arabyigisha ariko nawe aracyari umusore. Yego. Ireme ry'iryo bintu ni irihe? Abo bantu ari kubajyana hehe? Kuba ari umusore si cyo kibazo, kuko na padiri nta mugore agira kandi yego, kandi yemerewe kwigisha abageni. Hari umupasitori twakoranaga, abantu bajyaga bambwira ngo kuki wemerera uriya mupasitori gusezeranya, ni umukecuru, bakambwira ati kuki wemerera uriya mupasitori gusezeranya kandi watarigeze arongorwa. nkamubwira ariko kuba pasitori ntaho bihuriye no kuba wararongoye cyangwa wararongoye, kuko ushobora kugira wisdom, ushobora kugira ubwenge kandi atari ukubera yuko wenda iyo arabyize akamenya amahame remezo yo kubaka urugo rwiza, ashobora kubyigisha abantu. Wenda hari aho atazabageza kuko hari ibyo nabo batazi. Yego. Ariko yarabyize ashobora kubibigisha, ntabwo ari ikibazo. Nabonye ababikira bigisha ingo, nabonye abapadiri bigisha ingo, nabonye n'abasore babyize bigisha ingo kandi bikagenda neza. Ibyo byose icyo kibazo. Ahubwo ikibazo dufite ni uko usanga abantu benshi mu matorero menshi nta nyigisho z'ibanze zo kubaka urugo rwiza bafite. Nanjye nkiza mu gipasitori, yewe natangiye mu 2007 nibwo nabaye pasitori. Naraje nsanga mu itorero ndimo, nsanga nta nyigisho dufite zo kwigisha abageni. Nsubira inyuma ngenda nterateranya, kuko narebaga uburyo twigisha abageni nkabona burakennye cyane. Kandi icyo kibazo kiracyariho mu matorero menshi. Uburyo twigisha abageni burakennye cyane. Yewe nari narabyize mu ishuri, nagiye mu gipasitori mfite masters muri theology, ariko nta nyigisho z'ibanze abantu bateguye mu buryo buri systematic zo kwigisha abantu. Byananiye n'umwete wo kwandika agatabo gafasha abantu kugira ngo nibura niba ugiye kwigisha abageni uba ufite icyo uheraho ubigisha. Nkora agatabo kitwa kubaka urugo rwiza, karimo amasomo y'ibanze. Ni n'ay'ibanze gusa, ni nosiyo elementaire, ni amasomo y'ibanze yo kubaka urugo rwiza. Ariko nibura umuntu akaba afite icyo aheraho. Ikibazo dufite ni uko abantu benshi bagiye mu gipasitori batarabyize, uretse ko ubu ngubu noneho leta yabigize itegeko ngira ngo bagiye kujya babyiga. Ariko n'abize teoloji usanga kenshi teoloji ya famiye nayo iba ari nkeya mu byo biga. Noneho ugasanga umupasitori nubwo wenda anafite na diplome muri teoloji, ariko ntabwo yize byinshi ku bintu byo kubaka ingo, kuko akenshi usanga bakoresha ibyo basomye gusa muri Bibiliya. Ariko burya n'ibyo basomye muri Bibiliya, burya Bibiliya ifite amasomo menshi, kubera ko reka nkwereke. Ubundi hariho nk'inkingi zigera kuri 7 umuntu ushaka kubaka urugo rwiza agomba kwiga, niyo washobora kuzigisha uhereye muri Bibiliya, kuko Bibiliya irazifite. Inkingi ya mbere ni ukugira urugo rurimo Imana, kuko niba ari umukristo, burya ikintu cya mbere kugira agakiza bigabanya 3 bya 4 byo gusenyuka kw'ingo. Kubera iki? Niba umuntu afite agakiza by'ukuri, bitari bya bindi kagakiza kuno munsi mbona nako kuruvangavangiye kadasobanutse. Kuko hari abantu bakubwira ngo barakijwe, ugasanga aracyanywa inzoga, ugasanga ari hari arasambana, ugasanga ari hari arimo arambura, ugasanga ni umunyamahane. Uwagakiza ke nkashyira mu kibazo, abakira umwana. Niyo yabakizwa abakira umwana mu gakiza. So kugira urugo rurimo Imana, urugo rusengana, urugo rugendera ku mahame y'Imana, iyo niyo pila ya mbere. Yego. Pila ya kabiri ingingi ya kabiri abantu bagombye kumenya ni ikintu cyitwa communication, kumenya kuganira bivuye ku mutima. Bakamenya uburyo uganira n'umuntu bivuye ku mutima, rwose communication isobanura. Ikindi cya gatatu bagombye kwiga kwikemurira amakimbirane.
kumenya gukemura amakimbirane mutarwanye mutagiye mu mpaka ukabyigisha abantu uburyo bakemura amakimbirane uburyo basesengura amakimbirane uburyo bayakemura kandi batagiye mu magigi ngo barwanye ikindi cya kane ikindi cyo ushobora no kumva ari ikintu no kumenya gucunga imibonano mpuzabitsina kuko nayo iri mu bintu bituma urugo rumera neza cyangwa rukamera nabi. Hari na benshi babitubwiraga ariko basa n'ababica ku ruhande ko ngo nabyo biri mu ntandaro y'ibyo byose nyine birimo kubera yuko abantu baba bafite amatsiko akavuga ati ariko wambwiye ngo imibonano mpuzabitsina rwose ngo wiranezeza ko mbona njye ntacyo ndimo gukuramo akazahura n'umuntu akamubwira ati ariko burya nuko ataragushimira hakurya atuzaze kugerageza yamugeragereza rimwe byacamo bikaba birapfuye. Urumva icyo nacyo tugomba kugigisha abantu uburyo bategura imibonano mpuzabitsina inezeza ikagera ku mutima. Ibyo abenshi ntabyo tuba twabigishije. Icya gatanu tugomba kubigisha gucunga umutungo w'urugo kugira ngo be kupfa. Ibyo byose ndimo kuvuga Bibiliya ifite icyo bivugaho. Yego, hari amasomo ashingiye kuri Bibiliya tugomba kwigisha abantu kumenya gucunga umutungo w'urugo, kuwutegura, gukora ingamba, gukora igenamigambi, gukora imishinga y'urugo, kuyisangira, kuyifatanya ukabibigisha. Ikindi tugomba kubigisha kubana n'umuryango mugari. Umuntu akamenya mbana nte n'umuryango mugari, ese uwo muryango mugari ufite uruhare mu rugo rwacu kuko hari abantu usanga ugasanga umugabo arakibanda ku iwabo, ugasanga umugore we iyo bagiranye ikibazo umugabo abogamira ku ruhande rw'iwabo, ntamenye ko Imana yavuze ngo umugabo azasiga se na nyina abane n'umugore wa karamata. Ubundi ugasanga n'umugore nawe nuko bimeze, yanga umuryango w'umugabo ariko agakunda uw'iwabo. Ugasanga iyo barumuna b'umugabo baje iwabo ntabakira, bashiki be baza akabareba nabi, ariko ugasanga imitungo yaratse aragenda yisunika ayijyanye iwabo. Ibyo byose ni ibintu tugomba kwiga. Noneho ukigisha abantu uburyo umuryango ukura kuko burya urugo ntabwo rusitatike, ntabwo ruguma hamwe. Urugo rurakura, ntabwo rumeze nk'ibuye, rumeze nk'igiti. Rugenda rukura, uyu munsi haba hariho ishami rimwe, babyaye umwana umwe, ejo hiyongeyeho irindi shami, rya shami rirakuze, wa mwana avuyemo umwangavu, bikazagezaho naho mushingira. Izo ntera zose ugomba kwigisha abantu kuzibamo bubaka urugo rwiza. Urumva rero amasomo abantu bagomba kwiga ni menshi. Usanga kenshi n'abo ngabo uvuga baba bafite wenda nk'agatekste kamwe ko mu Befeso 5, bagore mwubaha abagabo banyu, mugandukira abagabo banyu, bagabo mukunda abagore banyu uretse ko byo batanabitindaho. Ugasanga isomo batanga niryo kubwira abagore ngo bubaha abagabo babo, ariko ntibigeze bigisha n'abagabo kubakunda ngo banabigishe n'uburyo umuntu atanga urugo. Urumva rero ibyo bintu byose ubundi twebwe twigishije abageni iyo barangije bakora icyo twita family project. Umuhungu n'umukobwa bakicarana bakamara nibura amasaha kuri izo ngingo zose uko ari 8, bakadukuriramo ikintu cyitwa viziyo y'urugo, icyerekezo cy'urugo rwacu. Dore uko tuzinjiza Imana mu rugo rwacu, dore uko tuzajya twitwara niduhura n'amakimbirane, dore uko tuzitwara ni kugira ngo communication mu rugo rwacu igende neza, dore uko tuzacunga umutungo wacu, dore umubare w'abana tuzabyara n'uburyo tuzabarera, dore umuryango mugari uko tuzawitaho. N'ibyo byose bakabishyiramo, noneho bakaza bakabipresenta, uwabigishije akamenya ngo aba bantu noneho baza aho bajya, bagiye kubaka inzu ariko bayikoreye plan. Yego, naho ubundi usanga benshi bubaka inzu ariko batabanje kuyishushanya. Ibyo rero nibyo bituma ingo zigenda nabi. Ubundi ushaka ubumbariro inama wagira abantu ni iyihe? Nawe ubwira ngo mwige ibyo ngibyo bigize urugo. Yego, hanyuma nimurangiza mujye mu rugo mufite viziyo y'urugo rwanyu, mufite icyerekezo. Hanyuma mwabonye ukuntu u Rwanda rwihuse kuva aho twatangiye kugendera kuri viziyo cyane rwose. Kuva aho bavuze ngo viziyo 2020 u Rwanda rwarihuse. Ubundi twagendaga tubyina muzunga, ariko twagiye twihuta kubera ko twari dufite icyerekezo. N'urugo rugomba kugira icyerekezo mbere yo kujya mu rugo, mukabanza mugakora icyerekezo cy'umuryango wanyu, mukamenya uburyo muzabana, mukamenya uburyo muzasengana, mukamenya uburyo muzikemurira amakimbirane, mukamenya uburyo muzajya muganira ku mibonano mpuzabitsina mukayiteka igashya ikaryoha, mukamenya mbese ibintu byose. Reka ne kubisubiramo. Yego, Musumba ngira ngo mwanyemera tugasoma ubutumwa bugufi nka bubiri hanyuma tukagaruka tugana ku musozo. Nta kibazo rwose. Uyu nguyu yanditse ati mwaramutse neza, buriya rero ingo muri iyi minsi ntizigisenywa n'ubukene. Benshi bari guhurira ku ikoranabuhanga, abandi bahanye icyo bita amapase. Ugasanga umukobwa amaze kubona n'abasore cyangwa abagabo barenga 10 mu gihe ashatse
mu gihe ashatse uwo muntu ushatse uwo muntu azanyurwa n'umugabo umwe koko ati mu gihe ashatse uwo muntu azanyurwa n'umugabo umwe koko ni ikibazo yabazaga ati ibigare byinshi biri gusenya ingo kwisumbukuruza biri gusenya ingo umuntu ntamenya urwego rwe ugasanga abakundanye bakiri urubyiruko baracyashaka gusubira mu bya kera bakiri abasore ati njye mbona umuti no gusenya Imana gusa ni ubutumwa bugufi ngira ngo twareba ubu ngubu kuko iminota yatujyanye reka wenda nsubize uwo nguwo ibyo yavuze nanjye ndabyemera yego urumva muri kino gihe abantu baracyuhaguza wa mugani ugasanga umukobwa yagize abakunzi 10 yaryamanye n'uriya biba bikubwira ngo uyu muntu ntabwo azi icyo ashaka mu buzima yego reka mbwira umusore wese urimo kunyumva Imana izakurinde bene uwo mukobwa yego hanyuma rero wowe uvuga ati abantu basigaye bisumbukuruza nabyo nibyo barabibwira abahungu n'abakobwa nkababwira ariko iyo uvuga ngo urashaka umuhungu ngo ufite inzu ufite imodoka ufite kashi kuri konti dore ko abakobwa ngo basigaye babanza bagakora n'ubushakashatsi basigaye bakora ubushakashatsi rwose akagenda akidokimanta akamenya konti yawe uko ihagaze muri banki hanyuma akazaza akaguhagarara imbere akavuga ati ngewe rwose ndashaka umugabo uko yaba ameze kose niyo yaba ari umukene tuzabana ariko yaramaze kukwiga neza urumva bene nk'uwo nguwo umva n'uwo Imana izamukurinde kurongora Dalila murabizi hari umukobwa witwa Dalila tujya dusoma muri Bibiliya yego yabwiye abakuru b'Abafilisitiya aravuga ati uriya Samusoni munshakira ibice by'ifeza 5,500 kuko ngo bari abakuru 5 kandi buri muntu yagombaga kumuha ibice by'ifeza 1,100 urumva burya Samusoni bamuguze menshi hanyuma barabiteranya aravuga ati uriya nzamuha bwose ku bibero nimumpa ayo mafaranga rero abakobwa benshi bafite umutima nk'uwa Dalila baza atarimo gushaka umugabo harimo ariko kumushakamo kashi nabo nawe Imana izaba barinde ahasigaye uwo ngo wavuze ngo nugusenga nanjye nemeranya nawe nusenga Imana yarirahiye iravuga ngo ni jyewe uwitirirwa imiryango yose ngo iminani n'imigabane muzabihabwa n'ababyeyi ariko umufasha ugukwiriye muzamuhabwa n'Uwiteka yego ntabwo uzasaba Imana umugore mwiza ngo iguhe inzoka kuko na Yesu niwe wabyigije aravuga ngo umubyeyi ntabwo wamusaba umugati ngo aguhe ibuye ntabwo uzamusaba igi ngo aguhe sikoropiyo ntabwo uzamusaba ifi ngo aguhe inzoka urumva ubirebye neza wahita wumva no mu rugo ko ariko bikora ntabwo uzasaba Imana umugabo mwiza ngo ikuzanire ukumerera nabi ngo ikuzanire inzoka ntabwo uzasaba Imana umugore mwiza ngo ikuzanire ibuye cyangwa ikuzanire sikoropiyo ikuruma Imana yiteguye kutugirira neza ariko natwe hari aho Imana yabwiye abantu ngo icyo akora ngo nimubure ubwenge nzabareka yego natwe Imana yego iradufasha ariko natwe tugomba gukoresha n'ubwenge bwacu niba ugiye kubaka urugo rukorere gahunda n'Imana izabigufashamo mubisabiye mubyingingiye mushima niko Bibiliya ivuga Mushumba twaganiriye byinshi cyane mwadusobanuriye ibintu byinshi cyane kuri iyi nsanganyamatsiko yacu yagarukaga kuri gatanya za hato na hato ziri kugaragara ubwinshi bwazo bwiziyongera ndetse no mu bakirisitu zikaba zaragezemo kuri ubu ngubu tugana ku musozo Mushumba abanyarwanda badukurikiye none aha ngaha murababwira iki murabaha iyihe nama umunyarwanda ufite uko atameranye neza n'umugabo wiwe wenda afite niyo gahunda yo kuba bajya kwaka gatanya uyu mwanya uyu wenda bafite igihe wenda runaka bateguye murababwira iki ubujyanama bwanyu ni ubuhe reka ngiye kubwira ikintu kimwe hanyuma nsoze buriya ingo nyinshi zisenyuka ntabwo ziba zigizwe n'abantu babi ziba zigizwe n'abantu batazi icyo bashaka hari umusore umwe nako umugabo umwe n'umugore bari bakiri bato ariko niyo mpamvu mwita umusore yaje kungisha inama n'umugore ndavuga ariko mwe kwihutira gusenya nimugende mwihe second chance mbese mwihe amahirwe ya kabiri mubanze mugerageze ibi n'ibi n'ibyanga muzabone kugaruka ku ndeba baragiye umugabo abwira umugore aramubwira ati ariko urabizi hari ikintu pastori yatubwiye ngira ngo kubaze ubundi umugabo washakaga yagombaga kubafata yujuje ibiki mbwira nibura niyo twanatandukana ubutaha n'inzongera kurongora nzabe nariteguye kuba umugabo nyamugabo mu rugo umugore aramubwira ati yewe nashakaga umugabo unkunda nashakaga umugabo unkorera ibi ngibi nashakaga umugabo witwara atya nashakaga umugabo meza atya none
ntabwo ari wowe rwose nawe urabyemera ko atari wowe umugore aramubwira ati sawa abwira umugore ati noneho umugore aramubwira ati icyo akora noneho nanjye mbwira umugore washakaga yagombaga kuba ameze ati wenda nanjye nzagira amahirwe mpure n'undi nawe aramubwira arangije Imana ibijyamo umugore abwira umugabo ngo ariko wanyemerera tukiha amahirwe ya kabiri noneho tukabanza tukagerageza bya bindi batubwiye tukazasubira kureba pasitori ari uko byanze tukareba ko urugo rudakunda byarakunze da rwarisubije neza rwarisubiranije amahoro arahinda urugo neza rwose ubu ruraryoshye ugiye watangara buriya umuntu wese ujya kujya muri gatanya namubwira ngo banza wihe amahirwe ya kabiri ahubwo ubanza ushakishe ngo ni iki kishe runo rugo rwacu twakora iki ngo rukire noneho nimubigerageza imiti ikanga ruziyica ruzapfamo runatireri hanyuma mu rureke ariko ubundi iyo nzi neza yuko ingo nyinshi zitandukanye ni nk'abantu benshi bapfa hari igihe ujya kwa muganga bakavuga ati rwose uyu murwayi wo muba mwaramuzaniye igihe iyi ndwara twari kuyivura igakira ubu rero waba wenda akibitekereza atari yatandukana ahubwo niyihe amahirwe ya kabiri yongeremo bya bindi nababwiye yicara arebe azana Imana mu rugo rwabo kuko ubwo Imana nihinjira satani azahava niba wendaga gutandukanywa n'ubusambanyi cyangwa n'ubusinzi niba uva mu rugo rwabo agakiza kakaza urwo rugo ruzaba rutangiye gutungana nibarangiza niba ari amahane y'abatandukanyaga bijye kwikemurira amakimbirane hanyuma nibarangiza bijye kuvuga batazamuye amajwi batangire bikemurira ibibazo niba bapfaga imitungo bicare batekereze barebe ko umutungo utagombaga kubatandukanya ahubwo bagomba kuwusangira ukabafasha kubaka urugo rwiza n'ibindi iyo abantu batangiye kuganira ibyari ibibazo birakemuka ariko rero nubwo mvuga gutyo hari bamwe rwose baba barinangiye akavuga atoya yewe ndi Darira nagushakagaho amafaranga none nayabonye kugira ngo uriya umutima wa Darira uzawuhindure uhindukemo umutima w'urukundo ngira ngo bizasaba izindi mbaraga nemeranya n'Imana yuko hari za gatanya zimwe na zimwe udashobora gusubiza inyuma kuko niyo mpamvu bigeze kubaza Yesu ngo kuki ngo Mose yavuze yuko ngo umuntu nabona adashoboye kubana n'umugore azajya amwandikira urwandiko aramubwira ati nuko imitima yanyu yari yinangiye ubwo rero niba harimo abafite imitima yinangiye gatanya yo nta kundi byagenda izabaho ariko ubundi ngo nziza zibaho urugo rwiza rushobora kubakwa ariko iyo uza amahame remezo yo kubaka urugo rwiza aho niho twagombye inama nagira abantu bose ari na leta ari n'itorero nuko dutangira kwigisha abanyarwanda kuva bakiri batoya biga muri primaire secondaire université tukabigisha uko urugo rwiza rusa tukabigisha ko urugo rwiza rubaho tukabigisha umugabo mwiza ukwasa n'umugore mwiza ukwasa no kubaka urugo rwiza hanyuma bakazarwubaka bazi icyo barimo gukora yego Mushumba ngira ngo twagana ku musozo mubinyemereye ariko tukabashimira by'umwihariko ku kiganiro cyiza tugiranye ku bujyanama bwiza muhaye abanyarwanda bari badukurikiye Mushumba murakoze cyane namwe murakoze yego twari kumwe na Dr Reverend Pasteur Rutayisire Antoine akaba ari umushumba mu itorero ry'abangirikani mu kiganiro cyacu ku nsanganyamatsiko yacu yagarukaga ku bwiyongere cyangwa se kugitera ku mpamvu zitera gatanya nyinshi cyane ariko by'umwihariko no mu Bakirisitu biterwa n'iki nibyo twagarukagaho rero mwumvishe byinshi cyane bitandukanye Mushumba mugire icyumweru cyiza namwe baduteze amatwi bose Imana ibahe umugisha yego kandi ikomeze kubayobora abubatse ingo mwubake ingo nziza abazitegura muzitegure neza umugisha w'Imana ubane namwe mwese nawe kandi murakoze cyane amen